Yemwa witwa nde? Nkeneye kumenya Alice ibintu byose yakoreye Lewis. Ahubwo ikintu musabye bitunze kubwira mama bitunze kumenya ko Alice yabonetse. Aba yasinziriye mama. Asigaye aryamakaye. Mba niryamiye ngewe. Ega. Nanjye mfite ubwoba bwinshi cyane rero muntu ureba ino filime ya The Homeless Girl ngira ngo nawe ugize ubwoba kubera ibintu mama Lewis yarakoze binkoze mu bwonko jewe ndabibonye kabisa ndavuga ati byari birangiye ku mukobwa wacu twakundaga cyane, byari birangiye kuri Lewis wacu, byari birangiye ndetse no kuri no kuri Lucky nawe byari bigiye kuba izindi mbogamizi, tutagiwe n'umuryango wo kwa Lewis nawe byari bigiye kuba izindi mbogamizi. Ubonye no telefone isonnye ya Lucky nyine yari isonnye imuhamagaye, ubonye ko mama Lewis ahise yivanga nyine aragenda byitambikamo ashaka kuyiterura ngo arebe uwo ari we, kandi nyine birabura ni nk'agasuzuguro gufata telefone y'umuntu nyine ukahita ugenda ugahita uyirebamo cyangwa se ukagenda ugashaka kureba uwo umuhamagaye kandi atari umwana wawe kandi nyirayo nabwo ari aho ngaho. Ako ni agasuzuguro karenze cyane. Rero ubonye yuko ari ibintu bikomeje kuba bitari kuba byiza cyane, aho mama Lewis yaragiye kureba umuntu umuhamagaye kandi umuntu uhamagaye ubonye ko yari Alice niwe yarahamagaye Lucky. Buriya hari ikintu yaragiye kumubwira, none ibaze ko mama Lewis iyo amenya yuko ari Alice uhamagaye, yaragiye kumenya ucumbikiye Alice uwo ari we, yaragiye kumenya aho Alice aba, yaragiye ndetse no gukora ya mabi yose yavugaga yakora uno mukobwa Alice, ndetse akaba ni n'amabi ku muhungu we Lewis, nubwo nyine mama Lewis nyine atajya abyemera. Ibi bintu ntabwo nyine ari byiza, ntabwo byashimisha umuhungu wiwe. Nyine Lewis abavuga ati ese mamayi ushaka kwishima wenyine, ntabwo ushaka kugiye nashaka umuntu nkunze kandi nishimira. Mama Lewis akavuga ati oya, amafaranga agomba kujya mu yandi, nyine ugomba kuvanga amafaranga akajya mu yandi ibintu bikagenda neza. Ariko nyine mubonye yuko kubera Imana uyu Alice ararokotse bigenze neza, ntabwo bya bintu byo kuvuga ngo areta amumenya ahari aho yihishe ngo arafatwa, ibyo ngibyo byavuyeho. Babwira ko rero mwabonye yuko Nana yaje guhura na Alice, ibi bintu tutifuzaga no kureba. Nabonye amakomenti y'abantu benshi ambwira ati rwose ntabwo twifuzaga kubona Alice yahuye na Nana kuko ntabwo byari ibintu byiza, batonganye, Nana yamututse, yamumereye nabi, yamubwiye nabi, ntabwo yigeze amuha icyubahiro nyine nk'umuntu batari bamaranye igihe kandi n'umuntu babanye, akajya amutekera, akamumesera, akamumenyera ibintu byose. Ubwo urumva ko rero atamwubashye, ahubwo yamubangamiye ndetse akanamubwira amagambo atari meza, kuko ngo bibaye ngombwa banamurega. Rero mwabonye yuko nanone Alice nawe yakomeje kwihagararaho imbere ya Nana, aramubwira ati Nana rwose nta mabi nagiye nta kibi nshaka kuvuga cyangwa se nta kibazo, tumeze neza iki. Anamubwira location nyine, amubwira uburyo ati babayeho, ati twebwe nyine hari umuntu wamfashije byari bimeze gutya. Ariko Alice n'uyu Nana bahuye, Alice agiye guhaha afite telefone. Babonye ko nyine ari ibintu byiza kuba Alice yari afite telefone ndetse akaba yahuye n'uyu muntu, nubwo yamusuzuguraga buriya, nubwo wenda yamubwiye nabi bikaba atari byiza kuba bahuye, ariko buriya Alice nawe yamweretse ko hari abandi bamufashe neza kandi bamwubashye, batamujugunye cyangwa se ngo bamwite igisambo nk'uko kwa mama Lewis bari bamukoze. Rero ngira ngo mwabonye yuko Dani nanone nawe yakomeje, Dani nanone nyine Dani uyu nguyu tufitemo hano yaje kuba yahura n'uyu mukobwa bamwitana n'ubundi ubona ko amukunze cyane, akimushaka, bakundana nyine. Aramubwira ati Dani iki n'iki, rimwe abakobwa nyine bakunda kwiteteshwamo. Ubona ko Dani nyine nawe bimutunguye, ariko situzi niba azamubwira ko amukunda, situzi niba bazakundana. Gusa episode ishya ndababwira yuko ukuntu biba bimeze neza, niba baba bakundana cyangwa se batakundana. Trisha rero nawe yaje guteza imvururu, abwirana ati nimba wamubonye ugomba guceceka ukabigira ibanga, ngiye nkagenda nkazamwibariza ibintu yakoze Lewis
ibintu yamushyizemo cyangwa se ibiruzi yamuhaye ibyo ari byo, ibintu yaba yaramukoreye ku buryo yanyanga bigeze aka kageni kandi twarapanze iby'ubukwe. Babonye ko rero Alice nawe yakomeje kuba yakwereka Lucky ko bakibanye neza, bagikundana, bakishimye, byari ibintu byiza. Nanone babonaga yuko Lucky na Alice ari nk'aho bakundana kubera nyine ibyishimo byagaragaye muri izi episode zabanje. Babonye ko rero byari ibintu byiza, babonye ko Alice akomeza gushimira uyu muhungu Lucky, amubwira ati Lucky warankoreye kandi ntabwo niyumvishaga ko nagira ubuzima nk'ubu ngubu mbere yo kuba hari ku muhanda ndetse ndara nanariye. Rero wabonye yuko nanone uyu nguyu Mama Lewis yakomeje guhatiriza ba bantu yahaye akazi nyine ngo bakore killing, ariko ntago baje kuba bamubwira yuko byakunze, kuko bari kumubwira ati ntabwo turi kubona location yahari, nta cyerekezo cyangwa se amakuru dufite yaho Alice yaba ari, turacyari gushakisha. Ariko urabona ko nyine Mama Lewis bitamushimishije, nyine byamurakaje, baramubwira ati amafaranga ngiye narayabahaye, none mwebwe murimo muraza munyinaho ku mafaranga yanjye nabahaye, ibyo ntabwo mubimbwira, ati ahubwo nimushake uburyo mubigenza, muzambwira ati byarangiye, byo kuza mumbwira ati ngo byanze ngo twamubuze, ibyo ntabyo dushaka. Nanone wibuke yuko Nana abitse ibanga ryaho Alice ari. Yego ntago azi urugo Alice ibamo cyangwa se nta nubwo azi inzira ijyaho urwo rugo ruri, ariko yamenya agace arimo, kandi ibyo birahagije kuba umuntu yamenya agace k'iwanyu akaba yaza kuhagwigira akakubona, cyane ko wowe utaba ukinibuka yuko bari kugushakisha ngo bakugire nabi, nyine uba wumva ufite amahoro aho utuye umeze neza. Rero ngira ngo mwabibonye yuko Nana yavuze yuko nyine ahazi, ariko Tricia kubwo impamvu ze cyangwa se kuko ashaka kwikorera iperereza, arashaka nyine yuko uyu Nana yareka kugenda abibwira nyina kugira ngo Tricia abanze akore iperereza rye, umunsi azarirangiza azahite amurika ibyavuyemo, kugira ngo nyine akomeze yifashe mu buzima bwe. Ngo arashaka kuzabaza Alice ati ese Alice ni ibiki ngo wakoreye Lewis bituma yanga umukobwa wo mu isezerano, umukobwa bakundanye kera, umukobwa basanziranye akabisi n'agahiye, ababyeyi babo bagaturana bakabana neza, na n'uyu munsi bakaba bishyigikiye ngo babane. Ni iki wakuze ku buryo wahita unyambura umuntu bigeze hariya, cyangwa se mu buryo bwihuse nka kuriya, kandi nzi yuko jyewe byantwaye imyaka n'imyaniko kumugira, ariko nk'ubu ngubu nkaba ntamufite. Ngo nibyo rero ashaka ko yabaza Alice, kandi nyine umuntu wibaza icyatumye Lewis akunda Alice, ntabwo rwose navuga ko atareba neza, kuko Alice yujuje byose, ari ubwiza bw'umubiri, ari ubwiza bwo ku mutima, ubona ko agerageza, ameze neza. Ni umukobwa wasizwe igikundiro n'iyamuremye, ndetse n'umukobwa waje kugira indangagaciro, ntabwo yiyandarika, ntabwo agira umutima mubi cyangwa se avuge amagambo ateye isoni cyangwa se atukana. Ubona ko akina muri filime nyine ameze neza. Ni umukobwa Lewis yarebye aravuga ati kabisa naguye mu nyanja, kandi inyanja sinashobora kuyivamo, ndetse niyo mwaza n'abaganga ntibabasha kunkiza ino ndwara. Rero mwabonye ko uyu Nana nawe yakomeje kuvuga ati Dani iki n'iki, bimwe bw'abatesi bw'abakobwa bakunda kuvuga ati genda ashaka nyine ko dukundana, ariko bakabura aho babihira. Ubonye ko Nana yaje kuba yabwira Dani ati ndagukunda iki n'iki, ndashaka ko dukora bino na bino, ariko wabonye ko Dani yakomeje kuba yakomeza kubyica amatwi, nyine ntabishyigikire cyane cyangwa se ngo abihe umwanya, ariko ndakeka Dani yabibonye yuko Nana amukunda, kandi yabuze n'uburyo abimubwira. Ubwo rero Dani aciye inkoni izamba yahita abimubwira mbere, kuko yabonye ko n'ubundi uno mukobwa yakomeje kuba yagaragaza yuko amukunda cyane, no mu biganiro bagiranye. Umukobwa nyine ugukunda, ngira ngo ubuzi amagambo akoresha, cyangwa se umukobwa ushaka kukwiteretera uza amagambo akoresha. Rero n'uyu mukobwa Nana yakundaga gukoresha utugambo kuri Dani, yamubwira ati Dani nyine, ugasanga agiye kuvuga ijambo agahita arigarukirizamo hagati, ugasanga arariritse, nyine ukabona ko yabuze icyo avuga kubera nyine kugwa mu nyanja y'urukundo. Rero ngira ngo nanone
wabonye ko mama Lewis yaje kugenda ajya gusura ino kampani aho ba Lewis ikorera kampani yabo, aragenda arayisura, arinjira avuga ati hano hantu ni heza, ahasanga Lucky, Dani ndetse na Lewis bari mu kazi. Gusa nyine wabonye ko yabazaga ati bimeze bite Kado, abaza Lucky ati bimeze bite ko natakuzi, uwahe nyine ubonaga ko yamusuzuguye kuko ntabwo wahamagara umuntu mukuru uti Kado, cyangwa se umuntu ukora muri kampani uhembwa n'amafaranga uti Kado kaki. Gusa abantu muze kuza muri comment mwandike ibitekerezo byanyu, mubabaza ati ubundi iyo business cyangwa se iyo kampani muri gukoramo muyikoramo ibiki, ni software imeze gute, ni business yitwa ngo iki, imeze gute, kugira ngo rero mujye munareba filime muzi ibintu bikorerwamo iyo business ikora iki. Ko mbona mubabaze ati ko mbona nyine business ibiri muri machine, muri computer, muri desktop, ibigamije iki, bikora ku biki, ese murashaka kuzagurutsa indege, murashaka kuzakora iki, nyine mukababaza ati ni business ikora iki, kugira ngo mumenye musobanukirwe ndetse filime ikomeze kubaryohera muyiziho byinshi. Rero nakubwiye yuko iyo uri hano kuri iyi channel ariho unyuza amakuru yose cyangwa se ibintu byose ushaka kuba wa transportinga ukabinyuza hano, tukagufasha ukaba nawe wabasha kuba wageza igitekerezo cyawe kuri filime nk'izi nziza, ndetse ukaza kugira uruhare nawe mu kugaragaza impano ndetse no kuba wakina filime. Ngira ngo rero mwabonye yuko barimo baratanga amahirwe no ku bantu baba bakina filime, bashobora kuzikina bakazikina neza, bakaba barabyize, bakaba ndetse bafite n'igihe n'umwanya, ndetse bakaba babasanga nyine kuri Praise Vision Academy aho bakorera. Nomero murayibona aho baba bayitaginzeho kuri iriya filimi. Ubwo waramutse wize ibintu byo kurikodinga filime, ibintu byo kurikodinga amakamera, nyine ukayatereka ukaba wabasha gukina filime cyangwa se ukaba wabasha gukora amavideo, urahamagawe hariya, uhawe karibu kuba wajyayo ukaba wabasha gushutinga video zabo, ndetse ukaba wabafasha, bakaguha ikibuga nawe ku munyeshuri wabyize, baguha stage ukaba wakwiga ukamererwa neza, ndetse baguha n'ibikoresho wakoraho stage. Wabahamagara kuri ya nomero, ubundi busobanuro ukaza kububona. Rero ngira ngo mwabonye yuko Alice nawe yakomeje kwihangana, ntabwo akita kuri bya bintu byo bamubwiye yuko bazamukiringa. Wabonye ko atagifite ubwoba nyine bw'uko azakiringwa, yabivuyemo, yagize ngo nana yaramubeshyaga kandi ntabwo yamubeshyaga. Ubonye ko mama Lewis nawe akiri kurwana ngo abigereho, ariko hari ahantu ngira ngo nyine mwabonye ko hadutangaje, hariya yaragiye gufata telefone, hari ahantu nimba nawe wahabonye rwose ugende wandike muri comment utubwire ukuntu hatekereje, kuko ubonye ko mama Lewis yaragiye guhita agera kuri bya bindi byose atavunitse, ya mafaranga yewe atongeye no kuyarekura rwose, yarabyigereyeho, yarageze ku mbarutso rwose. Ngira ngo mwabibonye, yarageze hose, yaragiye guhita birangiza filime. Twari tuyibuze kabisa, twari tubuze aho iryoshye rwose. Ibaze nyine nawe Alice aramutse atari muri iyi filime, ibaze irungu Lewis yaba afite, ibaze irungu twagira natwe, cyangwa se ibaze ukuntu filime yahita ibiha iramutse atarimo Alice. Filime yaba igiye kubiha cyane, ngira ngo nawe nta nubwo wagabanya umwanya wo kuyirebaho, ndetse ngira ngo ntabwo wayikunda cyane nyine, cyangwa se wishagare nk'uko wari usanzwe uyireba cyane. Ngira ngo rero murabizi yuko nababwiye yuko buri munsi nzajya nza nkabaha amakuru y'ingenzi, ndetse nkabaha ubusesenguzi bwimbitse, nkabaha amakuru yabo, nkabaha byose biturutse kuri iriya channel, mukaba mwabasha kuba mwabikurikirana, nkabaha amakuru yayandi aba agufasha kumva uri free, umeze neza, y'amakuru nyine wakumva kuri iri Praise Vision, nyine kuri aba bantu badukina ino filimi, ukumva nawe umerewe neza, ukumva ni ibintu byiza kabisa. Rero
nta kindi mba mbasaba uretse kuza ugafungura inzogera ukajya wumva hano hantu ukumva ukuntu ibintu bimeze neza, ukumva amakuru. Ndetse narababwiye yuko iyo ushaka cyangwa se iyo ufite igitekerezo cyangwa se ufite inyunganizi ujya muri komenti ukatwandikira, tukaba twakugezaho ibintu bimeze neza. kandi ntukitinye uvuga ati ntabwo najya muri komenti ngo mparikire musubize. Hano turagusubiza, cyangwa se wabaza ikibazo tukakigusubiza, tukagufasha kuba nawe wagera ku nzozi zawe, ku byo wifuza. Nababwiye yuko rero iyo mugize igitekerezo mutanga ari kizima cyangwa se cyubaka ku buryo cyahindura umuntu cyangwa se cyahindura filimi kikayigeza ku rwego rwiza, tukibagezaho bakagihindura ndetse bakagishyira mu buryo bwiza, bityo bikagufasha nawe nk'umufana cyangwa se nk'umuntu ureba filimi, ikaguma ikakuryohera ku buryo bwiza, ikaguma ikagufasha kuba wakwishimira ubuzima bwawe. Rero guys, mbaye ngiye, njye nitwa Jugustin Rami. Kanda subscribe, ufungure inzogera, ubundi unakorera like kugira ngo dukomeze tuzamure ino filimi igere kure, kandi kugira ngo dukomeze twishime tureba filimi nziza cyane. Rero ntiwibagirwe no gusenga niba ugiye kuryama cyangwa se aribwo byutse. Senga Imana ubundi turyame, ndetse Imana idufashe mu mirimo yacu. Imana ni nziza cyane, ikomeze inarinde Alice wacu, inafashe Lewis kuba yaguma mu rukundo rwe na Alice, ndetse ifashe na buri wese ugiye kuyisaba, ndetse ugiye no kuba yayumvira ndetse akanayishimira. Mana rero urakoze cyane. Reka nsoze rinyo, nimba utarakanda subscribe wa muntu we, ikande ufungure n'inzogera, ndetse nurangiza uhite ukora like, ubundi wigendere. mu kanya ndaje mbahe n'indi episode iryoshye cyane. Murakoze cyane. Njyewe nk'uko mubizi nitwa Jugustin Rami, nakagaruka cyangwa se nakabuza nzajya ngaruka buri munsi, nzajya nzababwire byose. Niyo mpamvu mvuga ati wicikwa udakanze subscribe, wicikwa. Niba warayikanze warakoze cyane, kandi uba utarayikanda turagusabye ngo abanguke ikande. Banguka rero, banguka witinde kuko abandi bagusize bageze kure. Banguka. Nimba kandi ufite na mugenzi wawe, gimusharingeho ayibone. Urakoze cyane.